Amahoro y'Imana bane namwe nshuti bakunzi b'Ubwenge TV. Uyu munsi tugiye kuganira ku bitekerezo 9 bishobora guhindura ubuzima bwawe. Ibi bitekerezo bizagufasha kwiyubaka mu mitekerereze, mu mubano, mu buzima ndetse no mu bukungu. Kandi uri buze gusobanukirwa buri kimwe ku buryo ushobora kubishyira mu bikorwa mu buzima bwawe maze ugatera imbere. Ubwo rero cyo nakwibutsa cyo iyi ni ya channel yanyu, kora subscribe n'utarayikora, duhite twinjira gutya. Igitekerezo cya mbere bakita kwiga no kwigira. Kwiga no kwigira. Kwiga ni ingenzi cyane, ariko hari ibintu byo kwibagirwa kugira ngo urebe ko hari ibyo wageraho utaza no kwikura naho warugeze. Ntugapfukame ku byo wiga gusa. Abantu batekereza ku byo biga gusa bakumva yuko ari byo byonyine bigomba kuba byagenda bibatunga, ahubwo hitamo ibyo ugomba gusigasira. Icyo ni cyiza cyane, kandi uko wiga ibishya niko ugomba kwigira kuri bimwe mu byo wari uzi kugira ngo ubuzima bwawe bubashe kugenda neza. Menya yuko uko uriga ibishya ariko na bya bindi wari uzi mbere ugomba kubishyira mu ngiro. Inama nziza hano kuri kino gitekerezo cya mbere cyo kwiga no kwigira: fata umwanya wo kwandika ibyo wize kandi ureke ibitagufitiye akamaro. Ubireke kabisa, ubireke bigende. Igitekerezo cya kabiri ku bitekerezo 9 bishobora kuba byagufasha guhindura ubuzima bwawe aka kanya. Igitekerezo cya kabiri kiravuga ngo ugomba kwikuramo negativity. Negativity murayizi, kubona ibintu byo byose ukabibona ku ruhande rubi gusa ntubone uruhande rwiza rwabyo. Ibitekerezo bibi biraguhungabanya ku mubiri no ku mutungo wawe. Hindura imitekerereze, ukine n'umukino w'ibyiza. Tangira umunsi wawe uvuga ibintu byiza ku buzima bwawe. Ureke gutangira umunsi wawe uvuga ibyakunaniye. Ureke gutangira umunsi wawe uvuga ibintu bidashoboka. Bona ko na bya bintu mu buzima bwawe bishoboka. Utangira umunsi wawe uvuga ku byiza wagezeho, maze biri buze kugufasha kuba watangira no gutekereza kubiri imbere ku byo uzageraho. Igitekerezo cya gatatu, kuraho urujijo. Ukureho ibyiyumvo by'ubwoba. Ikuremo ibyiyumvo by'ubwoba. Ubwoba bugabanya icyizere. Igirira icyizere mu byo ukora byose, kuko nicyo cy'ingenzi, nicyo kizagufasha mu buzima bwawe. Ntukomeze guhora wibaza niba ushoboye. Emera ubushobozi bwawe. Umva yuko ushoboye muri wowe. Umva yuko nta kintu utashobora. Umva yuko uri umunyembaraga. Igitekerezo cya 4, uko wita ku mubiri wawe, ku mutima no ku mwuka. Cyo nicyo gitekerezo cya 4 ugomba kwitaho. Niba ushaka kubaho neza mu buryo bwa spiritual cyangwa se mu mitekerereze, tangirira ku mubiri. Isuku, kwiyitaho mu mutwe, gutekereza ibyiza buri gihe. Umubiri, umutima n'umwuka bigomba gufatanya kugira ngo ubuzima bugende neza. Icyo kintu cyiteho. Ikindi kintu cya 5 ugomba gukora niba ushaka gutera imbere, ugahita uhinduka ukava mu byo urimo byose. Ikindi kintu cya 5, igitekerezo cya 5, kwiyumvamo infinity potential. Ukiyumvamo imbaraga zawe zidasanzwe ufite. Wowe uri kiremwa muntu gifite ubushobozi budafite imipaka. Ufite byinshi wakora. Wikwiyumvamo ngo imirimo ibiri yananiye impyisi. Iyo ni impyisi yananiwe, ntabwo ari umuntu, ntabwo ari wowe. Ntukihutire kwigereranya n'abandi. Kora ibyo ushoboye uko ubishoboye. Icyo ngicyo nicyo kizagufasha. Kandi umenye kwiyakira no kwigirira icyizere, bituma ushobora gutsinda ibitekerezo byose kabisa bigomba kukujyamo. Igitekerezo cya 6 mbere ko nkijyaho, ndakwibutsa ko iyi ngiyi ariyo channel ikugezaho utuntu twishi twagufasha, iguhereza amasomo meza yagufasha kugira ngo umenye ubuzima ubayemo kandi umenye uko ugomba kububamo, nabo ukwiye kubana nabo, n'icyo wakora kugira ngo utere imbere. Kora subscribe rero kuko ndabizi ko bikeneye. Icya 6, gukura ni ubushobozi bwo kwemera ibihe. Gukura ni ugusobanukirwa ko byose bihoraho mu buryo buhoraho
kandi ko ibyishimo ari byo by'ingenzi. Ntukagire stress ku bintu by'igihe gito, shyira imbere ibyishimo byawe, nicyo kintu cya mbere. Igitekerezo, gukura kwawe manzi utekereze neza ko ugomba kwemera ibihe, ntukabatwe n'ibyahise, ntukabatwe n'ibyo urimo, ahubwo ibuka yuko n'umubiri wawe nawe ugukeneye kandi nawe ukeneye kwitabwagaho. Ita no ku byishimo byawe. Icya karindwi, kutarekura icyizere. Icyizere cyangwa se hope ni ikintu gikomeye kandi kidasanzwe mu buzima. Ntugatekereze, ntugatakaze icyizere nubwo ibintu byaba bigoye. Icyizere kizana amahirwe kandi kigufasha kugera kure mu nzozi zawe. Icyizere nicyo kintu cya mbere mu buzima bwawe, kizagufasha muri byose. Icya munani, igitekerezo cya munani ugomba gushyira mu mutwe wawe kugira ngo ugire byinshi ugeraho muri bino bitekerezo 9. Icya munani kiravuga ngo icyizere ni imbaraga z'ukwemera. Faith ni intwaro ikomeye mu buzima. Abantu benshi bashyira ubuzima bwabo muri faith cyangwa se mu kwizera. Gukoresha icyizere rero cyangwa se ukwizera mu nzozi zawe bituma ushobora gutsinda ibigeragezo. Ugomba kwizera, nabyo bizagufasha. Icyanyuma ari nacyo gikomeye cyane, kwishimira ibyo ufite, kwishimira ibyo wagezeho. Kunyurwa ni byiza kuko bituma ubona ibyiza byinshi mu buzima. Ntugategereze ibintu byose bibe byiza, bibe perfect. Fata ibyiza biri imbere yawe. Kunyurwa kandi wibuke yuko ni urufunguzo rwo kugera ku ntego no kunezerwa n'ubuzima. Ibi bitekerezo 9 ni ibanga ry'ukuntu ubuzima bwawe bushobora guhinduka. Tangira kubishyira mu bikorwa uyu munsi, guhindura imitekerereze, kwiyitaho no kwishimira ibyiza bito. Kora subscribe ku Bwenge TV, usangiza abandi kandi wandike comment. Icyo wiyumvamo cyose ugishyire hano muri comment nyuma yo kureba iyi video. Nimero waduhamagara kuri WhatsApp iri muri description, kandi ushaka kudutera inkunga nabyo ni byiza. Kode ya Momo 352038 maze udushyigikire. Iyi ngiyi ni Ubwenge TV, Gendi Aphrodis. Subscribe, tuze kubonana mu biganiro biri imbere. Ndabakunda cyane, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.